ku mupaka la Corniche ibintu byakomeye. Anyway, reka mbanze mbasuhuze. Muraho neza? Mwaramutse neza? Mwiriwe neza? Nshuti bakunzi ba Ishimwe Official. Ibyo ibiri kubera muri Congo igoma nyine bya sadeke gutaha kwanga gutaha no gutaha byabaye akasamutwe, byabaye agaterera nzamba, byabaye ibindi kuko haravugwa cyangwa se haragaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi bari muri Congo, abari muri Congo, abari ku mupaka w'u Rwanda na Congo bategereje iriya summit abagize sadeke kuko barataha baraca mu Rwanda bataha basubira mu bihugu byabo. Ahangaha nyine byavuzwe ko sadeke iri kugorana. Kuva kera na mbere yasabye ko bajya babasha kunyura ku kibuga cy'indege hariya cya Goma, ariko byarangiye AFC M23 yanze ko baca ku kibuga cy'indege cya Goma, nkuko yahoze ivuga ko aribo bagiteze ibisasu. Nyine ngo harimo imitego muri cya kibuga cya Goma, niyo mpamvu sadek itacamo cyangwa se indi ndege ngize igweho igoma. Kuva kera na mbere uriya muyobozi w'Ingoma yaravuze ati n'ubundi abateze ikibuga nibo bashaka kugicaho ngo batahe. Ese guki bashaka kugicaho bataragitegura? Aho kantu kabaye nk'akagobeko kavuga nyine ku buryo Sami DRC sadeke sadeke ntabwo ari Sami sadeke ariyo ishaka gukoresha ikibuga cyaho yateze ngo ibone gutaha. Ahantu haba harimo akagambane. Nibwo baporopoje ko bagomba guca i Kigali nyine mu Rwanda, hanyuma barabyemeranya nk'uko byari byitezwe. Ejo kuwa kane birangira badatashye. N'uyu munsi haramutse amakuru avuga ko sadeke urujya n'uruza rw'imodoka z'amavigo nyine z'abayobozi bagenda Goma bakagaruka ku mupaka w'u Rwanda na Congo, nyine bari gutegura inzira kuko amabisi abatwara yo araparitse, yahageze ategereje ko baza ngo bagende. Ariko bo banangiye bavuze bati n'ubundi ngo twavuze ibintu nabibabwiye mu minsi yashize ko bashaka gutaha batahanye n'intwaro zabo. Rero M23 yarabyanze, yavuze ati ariko si M23 gusa uko mbibona ko n'u Rwanda niko rubishaka. Yavuze ati ntago muratwara ibyangombwa byanyu birimo imbunda n'imitwaro biremereye ngo muce ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi mujya kuza muri Congo mwigeze muca mu Rwanda kuko wenda ngaba ariho mwanyujije izo ntwaro mujya muri Congo, hanyuma mwongeye muzinyuzemo mutaha. U Rwanda narwo nyine rumva rufite ubuhahare bwo kuvuga ati gute abantu banyuze intwaro zacu mu gihugu cyacu kandi ari abarwayi, bati twizeye umutekano dute w'igihugu, ubusugire bw'igihugu gute? Rero bahisemo gukoresha iki? Bahisemo gukoresha ko Congo nyine
M23 yahisemo kubigenza gutya, ko irafata abasirikare bakagenda ukwabo bwa mbere, ibikoresho byabo imbunda n'ibifaru bakabisiga i Goma, byo bikazagenda mu yindi pariti ari byonyine. Bati kuko ntago bakwizera umutekano wo kubaha imbunda ngo bagende bazifite. Ibyo ngibyo byose nibyo banze, ari nayo mpamvu abari abasirikare ba sadeke bari kwanga kugenda nabo basize intwaro. Ibi ngibi rero hano ku mupaka la Corniche, umupaka w'u Rwanda na Congo, hari abaturage benshi, abanyamakuru, abapaparizi benshi bategereje kureba uburyo baratambuka, uburyo barataha nyine bameze. Iyi nkuru ni ama update tujya tubaha nyine kugira ngo murebe uko byifashe. Ubwo natwe dutegereje ko barambuka tukababwira ko turahibereye, turahabaye cyane, amakuru tuyabagezaho